bimeze gute rata mbonye bari kugusiga umuti nabuze umugabo hindukira hano gutya hindukira gutya umva ngwino mbwire ko wigenda mbonye bari kuguha umuti unywa gusiga umuti mu gatuza byagenze bi maze imyaka 20 nabuze umugabo maze imyaka 20 nta mugabo yego kibazo ni iki mwageti bikuri umuntu amafaranga 130 yego none yagiye ariko nta message mbonye bayagutwaye 130 oya byasa bibaho koko ibyo bintu koko bibaho muzehe bimeze abonye wa mwageti oya ntabwo byo bibaho ntabwo bibaho muga ko bikaze yabare turebe kameramani gera hino akira nawe ufite ikibazo cy'umugabo bigeze gute kameramani gera hino nawe yabare turebe wigendere uzaba unyishyura ikibazo cyawe ni iki muga yabare turebe bika amafaranga wigendere cyane ndishimye ikibazo cyawe ni iki koko arakuvuye amafaranga yo koragaruka amafaranga yabonye nyasanze mu ijiri none se ibyo bintu uri kubyizera ko amafaranga atari amakorano ko n'ubundi atarongera akigendera icyizere mfite ndi kubona ari amafaranga ya original kandi yarari natanze ni za 2 n'ubundi wari watanze na ya 2 ni inoti za 2 ni za 500 ni kwaje rwose nta nubwo yakugurane ngo bagwiza bita oya uko nayabaze ni kwaje ibyo bintu ntabwo byumvikana yes ngira ngo nkuko muba muri kubibona ahangaha mba naje kugira ngo ahangaha mbonye ngo hari ikibazo ngo kiri hano icyo kibazo rero kiri hano ngo ni umuganga ngo umeze gute turimo turagenda tureba kwa ngo turebe ngo bimeze bite kwa ngo turebe turabona umuganga hariya ngo umuvuzi gakondo ngo abari kuvura abantu cyane mu kuvura abantu rero tuvuga tuti reka turebe ese bimeze bite turabona abantu hano ari benshi ariko ntabwo tuzi ngo habaye iki ntabwo tuzi ngo byagenze bite yemwe muraho se hano ni ibiki byahabereye hano se turi kubona abantu benshi tubona ko batanga ko bari gutanga udufu byagenze bite nanjye ndi kumva ngo bari gutanga umuti uri kumva ngo bari gutanga umuti yego fata ku muti ubona umugabo yego niko none se watubwira ukuntu byagenze se ubundi witwa nde nanjye nibwo mpageze uje neza Claudine uje neza Claudine iwanyu ni nangaha iwacu ni Musanze nyine muri Nkotsi none se uyu muganga ibyo byaje gute pega byagenze gute kugira ngo uyu muntu aba ari hano nanjye mbonye imodoka ije nyine bana abantu bari kuza kumureba nanjye ndavuga ngo reka ngiye kureba mpageze barambwira ngo ari gutanga umuti bimeze bite nta muntu uzongera kukwiba bibaho umva mama amakuru twavugana inka bari hehe zirambura witwa nde afite inka zirambura fata umuti ntazagira ongera kukwiba bimeze gute rata mbonye bari kugusiga umuti nabuze umugabo hindukira hano gutya hindukira gutya umva ngwino mbwire ko wigenda mbonye bari kuguha umuti ubundi witwa nde nitwa Nyirazaninka Alphonsine witwa Nyirazaninka Alphonsine amakuru yawe ni meza mbonye bagusiga umuti mu gatuza byagenze bite maze imyaka 20 nabuze umugabo maze imyaka 20 nta mugabo nyine uretse kugenda ibyo bintu nyine urumva wenda abantu babyumva bumva bisekeje ariko ku muntu byabayeho biba bibabaje ibyo bintu wumva ufite icyizere cy'uko urahita ubona umugabo kuva baguhaye umuti nose uyu muganga se yitwa ntago muzi ni ubwa mbere mubonye mama twavugana amakuru meza witwa nde nitwa Nyiransaba Beatrice none se wowe ibi ngibi biri kubera ahangaha twe tuje tubona abantu ari benshi turabatereka tubaze ngo byagenze gute ni iki cyabaye hano kariho mbageze sinone nje ndabizi nawe ntabwo bizi
reka twirukanke tubaze turebe tubaze mwamaye akayira muma akayira nta mugabo ugira ababyeyi bari hehe ngwino nawe ufata umutima n'umugabo ndabaye ni iki ikibazo cyo ni ikihe mukecuru uretse turebe mwegere hirya tubaze muganga twumve umeze mute tumeze nato tuje dusanga hano n'abajura bazungereje muga watwemerera tukavugana wareka tukavugana gake bite munyamakuru kuri kumvangira ntabwo uri kuvangira ikibazo abantu hano benshi turavuga ati reka turebe ukuntu ibintu bimeze wenda reka mwegere hirya gakeya yego ikibazo ni ikihe wowe igira hino ko mbona ugendera ku mbago byagenze bite kamerama egera hino turebe byagenze bite kugendera ku mbago nawe ndi mu rugo ntambuka ibintu none nigutangira gahoro gahoro none muno nabaye mwagwaye pararize wabaye pararize utambuka ibintu nakahe kaguru akaguru kabaye pararize utambuka ibintu ntibyemere ukandagira hasi ukumva yemeza nk'imisumari zamura ikirenge cyawe ninde muntu wakuzanye muri kumwe hasi hameze nk'imisumari subyura ndadangahura ndi ruti batinya impama rugamba rugina kandagira ikiguru kawe kugende ugenda ukandagiza gake gake undi ninde nasa mugubwo arakize jewe ndi ruti batinya impama rugamba rugina ndi umukembakemba utera kembakemba umupfa gahaguruka buretse bimeze bite turaroga tukarogora arimo kuza amakanu gake gake none naje wafashwe ute wowe wafashwe ute ibintu byaranangiye mu nzira ndi kugenda sohoka mu muryango mu rugo sanga ubwo barabigute barabinteze nose ukandagira gake gake nese mugabo uyu muntu sizaho gutya ubwo byahita biki twebwe turarogorega mujye mwibuka hari ibintu mwagiye mwirengagiza mw'iyi si mwibuka na muri biri ahantu Mose yamanikaga inzoka ku giti abarembejwe bose n'ibibazo indwara kugira gute barebaga ku iyo nzoka bagakira ubu tuvugana rero n'ubu bitangaza biracyahari dufite imbaraga twasigiwe n'abasogokuru bacu nje ndi muganga ruti batinya nkabimpa rugamba rugina iyi ni impano narazwe na sogokuru wanjye bita Mbwamahembe Tomasi naje rero hano bari barambuza ariko ndaje nk'abaturage promosiyo mbaho umuti bakire ubundi bazashima Imana baza no gushima none se wowe uri kumva bimeze bite uri kumva bimeze bite ni gake gake no biri kundi ubu ngubu ndi gukandagira utangiye kumva impinduka none no biri kundi ndi gukandagira none nafata neza jamaye bambwiye kuri gukora hano ibitangaza yego ikibazo ni iki mwejeti bikuriye umuntu amafaranga 130 yego none yagiye ariko nta message mbonye bayagutwaye 130 oya byose bibaho koko ibyo bintu koko bibaho muzehe bimeze bite ni byiza cyane ni byiza cyane hano ryari wowe nageze hano kare mu gitondo none se ibi by'uyu muganga ubibonye gute twe tubonye abantu ari benshi twifuza byagiranye by'ukuri Yesu we Yesu kameraman ubwoba buraje garuka amafaranga yawe mujire yinuza muguma aho ngaho amafaranga yawe agaruka ku buryo yagatora tugiye kugakiza amafaranga yawe tegereza iminota mike urabuyabonye ngo ngwiki mukecuru ngo ngararuga karogora none se niko ubwo ibyo bintu koko wizeye yuko baragira koko byo bigaragara kubera ko bambwiye ko akora ibitangaza kandi uyu muganga nsanzwe mubona ubwo kanegereza iminota 30 amaye ndebe ko ndayabona ibyo bintu koko bibaho amafaranga yawe urayabona iminota 90 n'uwo amafaranga yamaze kuyabona ucyacu utarateba cyumuka gahaguruka kavuga hanyuma mboneraho kugira ngo n'abantu batabashije kunyurwa n'ibisobanuro bampamagara ku izo nimero nkaza kubasobanurira abantu ni benshi cyane dukenewe na benshi ariko bwari uburyo bwo kugira ngo tubagereho tubafashe ku bintu byose bishoboka aba bantu babuze urubyaro abantu bafite amatungo babangurira ariko ntafate bafite inka ziramburura abo bajura babazogoroje ibyo bintu byose turabikora batugane tubafashe abafite inyatsi mwese nabahaye umuti inyatsi mugenda mukiri inyatsi babandi bacuruza ntibyemere yego ndaje nkongera undi babandi bacuruza ntibyemere abo bantu nibaduhamagare tubafashe babandi bazungerejwe n'abatekamutwe rero hari ibintu bisigaye biteye iki gihe nje ngira ngo niba muri abanyamakuru ntabwo nkunda kugaragara ku izi mbuga nkoranyambaga
aba bantu bazungerejwe n'abatekamutwe mwese mugane muganga Ruti. Wagize ikibazo cy'abo bantu bakwabuye bakagutwarira ibyawe mu buryo bw'amariganya, hamagara muganga Ruti ndagufasha kuri nimero nabahaye, kandi ndacenga neza nimero nabahaye niba no kuri WhatsApp, abantu bose bayandike bayifate mu mutwe. Murakoze cyane munyamakuru. uriya nawe ngo ikibazo cyo ni ikihe? Nakomeje kubona amanika akabako. Witwa nde? banyibye ikabutura y'umwana wanje. Witwa nde? Imaze igihe ni nababwiye musobanukirwa ikintu kimaze iminsi 9 bagitwaye, ntabwo nshobora kukigaruza. Ikirenze iminsi 9 bagitwaye, ibitaramara iminsi 9 muhamagare muganga Ruti mbafasha. Urakoze cyane munyamakuru. Murakoze, ibintu nibwo niyobera ritagatifu. Murakoze cyane.